kugera kujyana abantu muri hoteli ihenze, kugura imodoka ihenze, ni ibintu byanshimishije, byanyeretse ko ankunda birenze uko nabyibwira cyangwa uko umuntu yabyumva. Rero byaranshimishije kandi numva binteje n'indi ntambwe ikomeye mu buzima tubanamo, binyereka urwego amfatamo, nubwo nari sanzwe nzi ko ankunda, ntacyo ndapfa nawe kuva tubanye neza, ariko nabonye ko ibishoboka byose wenda nabitanga bigashira ariko kugira ngo nishime. Rero ndivuze kugira ngo badukurikiye baryumve, ariko we rwose narivuze niryo nkunda kumubwira ko mukunda. Ubundi iyo batuvuga nuko batabiza, ahubwo baba badusunikira mu kintu gikomeye tukarushaho gushikama, tukavuga tuti nayo ubusa muzaruha, muzavuga mucoke. Bazavuga rero bacoke, uko bavuga Imana isunika imigisha, ibyo bibwira bihindura ubusa, inyuranye n'ibyo bashaka. Ufite umwanya navuge, ariko amagambo avuga ntacyo ahindura ku mugambi w'Imana ku buzima bwacu. Bakoze ibiganiro byacu aho muri hatandukanye ba Gospel News by Florent Dutiye, tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya w'urugo runejeje, abantu bakunda Imana nayo ikabibereka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Reka nezezwe no kubaha ikaze mu kiganiro tujye kugirana na Tatien Titus n'umugore we. Reka mbanze mbasabe baduhe ikaze, namwe badukurikiye babahe ikaze muri kiganiro. Ubu ni mu rugo rwabo. Bakoze cyane ko tubahaye ikaze, duhaye ikaze nawe kutureba. Mutima w'urugo nawe naduhe ikaze. Ni karibu cyane rwose. Bise numva nisanzuye cyane. Gusa sindi busanze ibyo nsanze. Murakoze cyane, tunejwe no kubana namwe. Amakuru yanyu mumeze mute? Amahoro tura. Tumeze neza, turakomeye. Urebye muri rusange nta kibazo. Nta urwaye. Kimwe mu bintu binejeje, sinzi niba mukizi, ni ukuba uko nagambiriye kugira ikiganiro cya couple numva ndyohewe n'ukuntu ibanye mu kwezi kwa kabiri, koko bikaba bibaye. Biranejeje rero, bakaba ari n'abarokore n'ibindi bindi ubwo. Murakoze cyane. Muri couple ikiri kuvugwaho ikintu cyatunguye bamwe, ikintu cyasabye Tatien Titus imbaraga adasanzwe akoresha mu bihe bisanzwe, imbaraga zirenze uko asanzwe akora akazi ka buri munsi, imbaraga zirenze iz'akazi ko kujya muri studio nk'umuhanzi bisanzwe. Icyo kintu muri kubana nacyo mute? Uko biri kose hari feedback muri kugenda mubona yuko abantu babyakiriye. Abantu babyakiriye neza. Abantu babyakiriye neza mbese muri rusange. Ese umuntu nk'umwe nawe nabonye ateye comment nyine agaragaza ko byamubabaje. Urakoze cyane. Urakoze kukitwinjizamo. Nta kindi rero nagitsinze, ni isabukuru y'imyaka 8 mumaranye nka couple, ibana ku buryo bwemewe n'amategeko, mukaba ari ibintu mwaserebuye murangije. Ijuru ryo riba ryarazivuye kera kuko riba ribizi n'uwo muzabana n'ubundi. Buriya ba leta babimenye mubageze imbere cyane. Imana rero yo, hari umuntu wavuze ati Imana yo couple yizi kuva zamani, kuko ibi bizi na mbere. Tugiye kugusaba utwinjize muri operation yo kugira ngo urinde ukora ikintu nka kiriya kikiri surprise. Ubundi nari nabiteguye kuzabikora ku cyumweru. Hanyuma umuntu wari uri kumfasha arambwira ati nutinda gatoya tibarakuvumbura. Tibarakuvumbuye karabaye, agiye kubimenya. Hanyuma rero urumva nashaka kubishyira muri weekend, ngatumiramo n'abantu b'inshuti zacu benshi, bakaza tukabana nyine. Ubwo bigeze kwa gatatu nimugoroba, umuntu nyine nari nabaye mbese nk'umucungisha, arambwira ati ndabona yatangiye gukeka ibintu. Umuntu wari wamuhaye ngo amuragire. Ndabona yatangiye gukeka ibintu, nitudakubita tubangura ari butuvumbure. Urumva imodoka nari narayibonye yaraje, narayiboneye n'ibyangombwa, ibintu byose byarabonetse. Ubwo duhita duhamagara, mpita mubwira ntihamagara abantu b'inshuti ze uziba hafi vuba vuba, abo umutima ukwemeza uhamagara. Nuko abarabahamagaye, ubwo nanze ko nyine nzatumira abantu benshi, nyine akisanga hari hagati y'abantu nka 200.
ubwo nyine birangira mbikoze gutyo, uwo mumama arabahamagara vuba vuba, duhita tubitegura ako kanya mu gahe gatoya, nyine duhita tubikora, ariko byansabye tekinike nyinshi cyane kugera naho nabwiye umuntu nyine aravuga ati we mfite ibirori muri Mirikori, uzaze kwifatanya natwe, kandi n'umugabo uzamubwire ati ntazabure. Tubona ashobora kutazabiha agaciro, akavuga ati jyayo wenyine nanjye njye muri ibi. Dukoresha pasi nawe, tuvuga ati wowe ushaka umuntu w'umukobwa, niba dushaka tumuhembe tumwishyura akantu, aze umutwereke mu rugo, uvuga uti nabonye fiancé, ati kandi turifuza gukora mariage vuba. Noneho nyine araza, turateka, turabitegura nyine, pasi ubwo yari yaduteguje, turahaha, turabona ubukazana. Pasi nyine araza, aravuga ati rero turi bose tumaze igihe mu busibatera, ariko umwanzuro nawufashe, ariko ati turashaka kubikora vuba, ati muri Marriott niho ikirori kizabera, ariko we abishyira ku masaha y'umugoroba. Ubwo ndavuga nti noneho ubwo tugomba kujya mu birori bya birori bya mwene data bizabera muri Mirikori, noneho twarangiza tukajya muri pati ya Pasi ku mugoroba, niba azaba yateye ivi, niba azaba yageze ati, niba azaba yatweretse umugeni, ibyo simbizi. Ubwo nyine nuko twatugiye kugira ngo nyine tumucanganyukisha abone ko nta bindi bihari. Nuko ariko urumva njye nari maze igihe kinini mbitegura, ariko numva nyine ngomba kuzabanza nkabishyira ku murongo neza, ariko birangira nyine bibaye kuriya. Nubwo wenda bitagenze nk'uko nabipangaga 100%, ariko mu by'ukuri intego yanjye yagezweho. Uko kuntu yaragiye kubavumbura bituma bamwe muri twe ducikanwa, urumva cyane ko atari nanjye natumiye, kuri umva iyo nza guhamagara harabona ari kujya mbura kuri telefone, nababura bakaza kumpamagara nyuma turi kumwe. Urumva baza kumpamagara nyuma turi kumwe nawe, nkaza kubura uko mbyigobotora. Rero mbiherereza byose mbishyira kuri uwo mama, ndavuga ni wowe irantu uhamagara nibwo baba ni 10 cyangwa 20 cyangwa na 5, abo buza bura ubwira tu, ariko kugira ngo resulta cyangwa se igisubizo cy'icyo twifuza tukigereho atarajimye. Urakoze cyane mama Gitego. Uko biri kose turacyari kuri operation kugira ngo igikorwa nyirizina kibe, kiracyari ubwiru. Hari igihe umuntu bamuragira bikarangira binamurakaje, cyangwa se mwice gahunda kumva biri kumubihiriza umunsi. Mama Gitego yabanye ate nuko kuntu bagiye bamuragira, agashaka kubivumbura, bakiga andi mayeri, bikarangira n'ubundi atunguwe? Uwo munsi duha isura yawo. Uwo munsi navuga ko abaye w'ibyishimo, kubera ko natunguwe no kubona abantu benshi cyane baturutse kure. Ntungurwa no kubona ikirori cyateguwe ntazi ko ari cyo giteguriwe. Ntungurwa no kubona imodoka, twakaze keke, nahawe ururabo. Urumva byari byishimo, nubwo byantunguye rero, ariko narishimye. Yego. None se mama Gitego, kubona ubundi abantu bagize ahahise hatari haryoshye, bagize ahahise habaye nk'ahatasien, kurara kuri ya karito, bwa buzima butari buryoshye, bwa buzima bwo gukorera Imana, uvunika wirya ukimara. Akenshi abantu nk'abo hari igihe biba bigoye ko bazagera aho batekereza ibintu biri romantike bigeze aho ngaho. Bivuze ko ugomba kuba waraserebuye akazi Imana yagukoreyemo kugira ngo agere kuri urwo rwego rwo kuba romantike. Yego. Dusangiza uko wenda byagutunguye, kuko ahahise he n'ahantu yagiye abwira n'abantu. Kubwa wakiriye ute kuba yarageze ku rwego rwo gukora ikintu nk'icyo, nubwo asanzwe urimo ndagukorera ibyiza, ariko kugera aho panga ikintu nk'icyo cyamusabye izo mbaraga zose, mu mvugo y'ubu ni operation igoye, wabyakiriye ute? Byaranshimishije cyane, kandi byatumye mbona, nari nzi ko ankunda n'ubusanzwe kandi arankunda,
ariko nabonye urundi rwego rurenze urwo nibwiraga, gufata umwanya ungana kuriya, agafata igihe kingana kuriya, agapanga ibintu bingana kuriya, kujyana abantu muri hoteli ihenze, kugura imodoka ihenze, ni ibintu byanshimishije, byanyeretse ko ankunda birenze uko nabyibwira cyangwa uko umuntu yabyumva. Rero byaranshimishije kandi numva binteje n'indi ntambwe ikomeye mu buzima tubanamo, binyereka urwego amfatamo, nubwo nari nsanzwe nzi ko ankunda, ntacyo ndapfa nawe kuva tubanye neza, ariko nabonye ko ibishoboka byose wenda yanabitanga bigashira ariko kugira ngo nishime. Byaranshimishije rero cyane. Twagize amahirwe nimwe mugiye gupfundikira ibiganiro byacu muri ukwezi kwa kabiri, ni ukwezi kw'abantu bakundana. Murabyerekanye, mubyeretse abantu, hari abantu bari bafite mu mugambi gutandukana, hari abantu bari bari kurebana y'ingwe, gatari ko kubera iki batashye bataba baduhituye. Abo bantu barebye ibyo mwakoze n'ubu badukurikiye, nta jambo wabwirira Tatien imbere ya ekran zabo na telefone zabo aho bari? Ikintu nababwira ni kimwe cyangwa se bibiri. Icya mbere, umugore nyine akunda umugabo umunezeza. Ubwo ndi kubwira abagabo, umugore akunda umugabo umunezeza cyangwa umutungura, kuko nge byaranshimishije. Kandi hari n'umupapa wari waje, wari uri muri ibyo birori, yaravuze ngo Tatien yaduhaye urugero rw'ibyo tugomba gukorera abagore bacu. Yabahaye isomo. Urumva ko rero hari n'icyigisho byasize. Ikindi, abagore nabo inama nabaha ni ukwitanga no kubaha abagabo kuko batazi ikiri imbere. Cyane ko numva iyo mba ntarabanye neza nawe muri iyi myaka itambutse ntabwo ari gukora igikorwa kingana gutya. Ariko imibanire myiza twagiranye ni kimwe mu byamusunitse kubikora. Numva rero ari cyo navuga. Ubundi cyo namwunganiraho. Uku kwezi kw'abakundana n'ukwezi kwa kabiri, turacyashegaje iminsi ingahe buriya? Wagize ngo si nk'umwe? Ni nk'ibiri n'abatari umwe. Cyangwa kwa Rangisi. Ni umwe. Niba hari umugore ukunda umugabo, atitaye ku bushobozi buhari, agira ikintu akora, wenda akore gato bitewe n'ubushobozi afite, cyangwa se akore simboli, ariko muri uko kwezi amwereka ikimenyetso cy'uko amukunda. Kandi niba hari n'umugabo ukunda umugore, uku kwezi ntikumuci, yiyanje mu bushobozi buke cyangwa bwinshi. Ubundi ikintu abantu bakunda ntabwo bakunda ibya mirenge cyane, bavuga agaciro umutima watekereje, akabitekereza akabishyira mu gaciro. Nubwo wafata akantu koroshye cyane ukakagura agatelefone, wenda tuvuge ka gatoroshi, kagafungamo akantu kakavuga ati ndazirikana ko wambereye inshuti nziza, n'andi magambo atandukanye. Ariko ku kwezi ntikugucika. Niba uri umugabo, niba uri umumama, niba ufite umuntu ukunda, ku kwezi igaragaza, ukora akantu gato ariko umwereke ko umuzirikana. Hasigaye umunsi umwe cyangwa ibiri. Wakoze cyane. Tatien, biri gutuma nibaza ni iki ku bwawe? Kimwe mu bintu byarushijeho gufumbira gukura cyane kwawe mu kuba romantike ni iki? Wenda ni nk'irihe jambo Mama Gitego akunda kukubwira wumva utanagira ubwiru ku bantu badukurikiye muri aka kanya? Nibwira ko hari abo riri bwubake. Ikintu ubundi kibisobanukiramo cyane ni ukuba mba nizeye ko umuntu tubana nkunda. Ubundi iyo ufite icyizere mu mutima, ubyizeye ukanabyiyumvamo ko umuntu agukunda, bituma nyine nawe ubifiringa, ukumva waba usinziriye ukumva aragukunda, waba wagiye, waba uri mu kazi, waba uri ukumva ko ahari hose agukunda. Bituma rero nyine wiyumvamo amahoro, bikaba byagufasha cyane kuba wakiyumvamo urukundo mu maraso no mu mubiri wose. Rero iyo ngenda rero nkabyiyumvamo, nawe ndi mu kazi nabitekereza nkumva ko hari umuntu nkunda, ushaka kuntekerereza neza, ushaka guharanira icyatuma ngera mu rugo nkahasanga ibyishimo, ushaka gutuma ningera ku meza ngiye kurya akora ibishoboka byose kugira ngo mbe ndyohewe n'ibyo ngiye kurya. Niba ushaka gukoresha ishoboka kugira ngo niba mvuye mu rugo ngende nambaye imyenda numva nishimiye,
kuba yambaza ngo uterere ipasi y'ihe myenda, umunsi uroga amazi akonje cyangwa nashyushye, akakwereka nyine igituma, ikintu kikwereka ko agutekerezaho. Nyine biragufasha bikabona ko mu buzima bwose urimo hari umuntu uri gutekereza ku buzima bwawe. Byo nanjye biransunika, nanjye bikanavuga ni iki nzamukorera basi kikamushimisha. Rero iriya modoka kugira ngo ntekereza no kuyigura nuko hari abashuti bacu bari bayifite mu minsi yashize, nkajya numva arayishima, ayivuga neza, imwa neza, imodoka ikomeye, nyine nkabona afite ukuntu ayivuga neza, kandi nareba n'ubushobozi bwayo nkavuga nti nzabwegeranya paka, ntabwo bukabije cyane ku buryo mbishyizemo umuhigo ntazabura. Begeranya amafaranga yose avuye mu muziki nkakusanya, ku ma YouTube nkakusanya, ahantu hose two mbonye ku ruhande tuje mu dukado, mu duki abantu badukunda, tuntu nk'utwo amafaranga aje tutabiteganyaga, nkajugunyaho nuko ariko urumva nabanje kujya kuzibaza amakuru yayo, igura ngahe, n'uwuhe mwaka w'iyo modoka, byose ndabimenya. Inyaguyeho ndavuga ndahita nyigura. Rero byaransiniraga ko numvaga nanjye nshaka kuzagukorera ikintu kimwereka ko mutekereza. Mama Gitego rero arabizi, twaracitswe ntitwahaboneka bamwe, ariko n'ubundi ijambo akunze kukubwira no muri aka kanya byakubaka benshi kongera kuri mubwira muri kumwe hano bagukurikiye. Mama Gitego, ijambo ntago numvise ukunze kubwira umutware wawe ry'urukundo wari mutubwiriye hano n'abadukurikiye babyumva. Keretse kuribwira abadukurikiye nawe aryumvize. Oya arimubwira umureba. Ijambo nkunda kumubwira buri munsi, nkunda kumubwira ko mukunda. Ntabwo bushobora kwira ntabimubwiye. Rwose n'ubu narivuze mu gitondo. Ubu rero ndivuze kugira ngo abadukurikiye baryumve, ariko we rwose narivuze niryo nkunda kumubwira ko mukunda. Niba hari abantu amubwira ko ari umugabo mwiza, ni byinshi ngenda mubwira, urumva two nidukira indisi kuri kamera. Murakoze cyane. Niba hari abantu bari gusoza neza umwaka, ukwezi kwa kabiri mu mwaka wa 2022 neza, n'abantu badukurikiye muri aka kanya, aba bantu ni abarokore, aba bantu Imana yagiye bahindurira ubuzima ku buryo bukomeye, n'urugero rwiza rw'abantu abantu batari bake bakwigiraho. Mama Gite, abantu bakunda kuvuga ngo urugo rubi rurutwa na gereza. Urugo ruryoshye nk'uru rwanyu, urugo ubangukiwe n'ijambo ryo kuhashushanya ni ijuru rito. Yego. Turakomeje n'ikiganiro abadukurikiye aho muri hatandukanye. Aba ni famille twasuye. Tatien ni umuhanzi, ni umukozi w'Imana, umutegarugori uturi imbere ni umugore we, akaba ari we bafitanye abana babiri b'abakobwa. Reka tukomeze n'ikiganiro tubaza Tatien icyo atekereza ku bantu bakunze kunyega wakoze ubukwe, batinda ku mahitamo ye, bayacira urubanza, bayanenga, bayanyega. Kuri couple yanyu igikunze kuvugwa, abantu batajya baca ku ruhande, nanjye nisanze mbaye oblige kubyumva, nuko murutana mu myaka. Icyo bakakijyanisha no kuvuga ko umugore wawe ari we wakuzamwe mu buryo bw'ubukungu. Nubwo ibyo babivuga batayobewe ko mwabanye mukaba umwe, abantu baba batayobewe ko iyo umuntu yabanye n'umugore we baba babaye umwe, ariko still bagakomeza bakavuga ibyo. Utekereza ko ni iki bikwigisha? Utekereza ko baba bitewe n'iki ko buba ari ubuzima bwanyu nka couple? Ubundi ntabwo byari bikwiye kuba ikibazo. Buriya amahitamo y'umuntu ku giti cye niwe uzi impamvu nyirizina yabimuteye. Kuba umuntu yaba ari umukobwa agashaka umusore w'umukire, cyangwa se umurusha ubushobozi, cyangwa se umurusha imyaka, byari bikwiye kuba igihombo ku mukobwa kuri we, cyangwa se bikaba inyungu kuri we. Ariko utungurwa nuko ahubwo usanga hari abantu byabereye igihombo.
niba wenda ngiye narashatse umugore undusha imyaka nta n'igitangaza kirimo andusha imyaka 3 ushaka n'amarangamuntu hano ndaje kwereka nta ngewe ngira ukuri nta kandi numva ndi fiyeri yabyo cyane ko nta n'ikibazo gihari niyo byari bikwiye kuba ikibazo kuri njye biba ikibazo ku bandi cyane ko zibaye ingaruka mbi zaba ingaruka mbi zanjye ntabwo zaba ingaruka mbi kuri Flora cyangwa ku bandi zinabaye nziza ni nziza kuri njyewe kuko mbyungukiramo n'umuryango wanjye mu mibereho yanjye rero icyo nabwira abantu guhitamo k'umuntu nyine ni amahitamo ye ntabwo ari amahitamo y'abandi icyo ngicyo ni kimwe umuntu ari gushaka kumushimisha ubundi bikamubabaza uwo bibabaje aba afite impamvu ze bwite kandi zidashobora kugira icyo zimpinduraho kuri njyewe niba hari umuntu wababajwe nuko nashatse umugore undusha imyaka 3 icyo ni kimwe kubera ko yumva ko anduta ayumva ko atari imbaraga z'urukundo ahubwo yumva ko hari izindi zibyishimo ariko nanone ntatekereze ko hari abandi ngo zananiye zigasenyuka banganya imyaka cyangwa se icyo ni kimwe noneho yakumva ko iyo myaka 3 bitari bikwiye akavuga ati buriya hihisha inyuma ko umugore buriya afite amafaranga ariko turabafite bahari babashatse noneho barushanya n'irenga 5 n'10 kandi amafaranga atanahari ingo zikabaho zimwe izindi zigasenyuka ni ukuvuga ngo rero nkanjye kuko mbazwi n'abantu benshi ntabwo bishaka kuntungura ngo mbifate nabi uko nzi ko niyo nasohoye indirimbo nkayishyira hanze ushobora kubona abantu barayikinga n'abatarayikinga ushobora kubona uvuga ati indirimbo ni nziza ati ino ndirimbo ndayanze nimbi iririmbye nabi cyangwa ikoze nabi kandi ntanayivunikiye ndasoroma rero ngewe nuko numva ko ibyo nkunda cyangwa se umuntu nakunze mbanye nawe nk'uko mbishaka nicyo kintu gikuru wenda n'abandi byababera n'isomo ntabwo buri gihe tuzanezezwa nuko amahitamo yacu abantu bayakunze harimo abazayakunda harimo n'abazavuga ko bitari bikwiye ntabwo byari ngombwa cyane rero ko iyo babonye nk'icyo buririraho nk'icyo rero ngiye ku ruhande rwanjye urukundo ruruta byose kandi uko nkunda bitandukanye n'uko abandi bakunda niba narakunze umuntu hari ibyo kuri kote yanjye yashaka kuvuga ati nanjye ndabyihanganiye nanjye kuri kote ye akavuga ati nanjye Patient kanemere mbane na Christine ibi nibi ndabyihanganiye kuko nta muntu n'umwe uzabona ushobora kuzuza kondisiyo zose ushaka ugira igihugu cya mbere n'iki cya kabiri n'iki kuba nkunda akaba anyubaha akaba asenga Imana numva ibyo bihagije kuba ari imfubyi nta kibazo nta ruhare yabigize kuba wenda yaragize esheke akaba wenda hari igikomere yahuye nacyo mu buzima ntabwo yabihise ni ibyago nkuko nanjye ushaka kuva hano nagira Nyabugogo ngasitara akaguruka agacika ejo nubona umuntu w'umusore hari umusore nkweretse kubona kuri YouTube mwiza umeze neza wije ashakana n'umukobwa niba ari accident yakoze agendana no mu kagari iyo buriya mukobwa yari afite nk'ubushobozi bwinshi iby'urukundo bari kubivamo bakavuga ati buriya ni ukubera iki ari ubushobozi afite kandi nyirizina umuntu amukunda ubwo rero ntabwo njye mbibonamo nk'ikibazo uko byazajya birangira nta mukobwa n'umwe ukoze ngo yiteze imbere kubera iki kumva ko nimba nkize ndi umukobwa nta musore uzanshaka bazajya babona ko nzabasuzugura wenda kubera ko nkize cyangwa wenda mfite uburyo nkora ahubwo byari bikwiye kubera abantu umugisha njye niba nagukunze nta kintu ufite byari amahirwe yikubye kandi yaba wari ufite ikintu kuko n'umwana tuzabyara bizatworera kumutunga niba ukora nanjye nkajya gukora
ariko niba nta n'icyo ufite ngwino tubishaka. Ibintu birashaka kandi ibintu biranashira. Rero gutinda ku muntu uvuga ngo buriya Tasiye wasanga ari ukubera ko, iyo kubera ko niyo ubona, ariko itandukanye ngewe n'iyantiye kumukunda. Yego. Urakoze cyane. Mama Gitego ntabwo iki kintu twakivaho ntakimubajije. Mama Gitego, urugo rwanyu nta nubwo ari iriya mvugo y'abantu bose, umuntu aba avuga experience ye. Urugo rwanyu usanga izina rirukwiye ari ijuru rito. None ko uri kwibera mu ijuru rito, abantu bakavuga kandi ari wowe ari Tatien ntawe agiye kubagisha inama, mubifitiye uburenganzira, ijuru ryarabisinyiye, leta nayo igateraho kace n'itorero. Aba bantu nicyo bababwira? ubundi baca umugani mu kinyarwanda ngo umugayo uvuna uwugaya, uwugawa yigaramiye. Abo rero bikoreye imitwaro irabavunira ubusa, ntago twe nta kibazo dufite, nta nicyo tuzigera tugira. Hari umuntu wanditse komenti abonye yampaye iriya modoka, avuga ngo niho hahandi n'ubundi muzatandukana. Aho kugira ngo azaze umuheri ufite ibyibuze niba azaza akambwira ngo nyura aha, nawe akavuga ngo nyura aha. Niba n'imyaka 7 tumaze hari uruhare yabigizemo, simbizi icyo yishingikirijeho cyaranyubeye. Abantu rero ibyo ni ibyabo, ibyacu birahari, kuvuga kwabo ntago bitubuza umunezero. Kandi mbamo nuko batuvuga ubwo batwongerera imigisha, uko batuvuga Imana irushaho kudushyigikira, ikarushaho kuduteza intambwe, ikarushaho kutwongerera urukundo. Ubundi iyo batuvuga nuko batabiza, ahubwo baba badusunikira mu kintu gikomeye tukarushaho gushikama, tukavuga tuti nayo ubusa muzaruha, muzavuga mucoke. Bazavuga rero bacoke, uko bavuga Imana isunika imigisha, ibyo bibwira bihindura ubusa, inyuranye n'ibyo bashaka. Ufite umwanya navuge, ariko amagambo avuga ntacyo ahindura ku mugambi w'Imana ku buzima bwacu, kandi nta n'icyo ahindura ku rugo rwacu. Abantu bakunda gusengera amakouple barabumva amagambo uvuze, barusheho kubasengera cyane, kuko Mama Gitego ntabwo ari umuntu tuziranye cyane, ariko kuri bike muziho ni umuntu uzi kubana. Ni ibintu bitangirwa n'ubuhamya n'abantu utazi nziranye nabo ariko babazi. Niba icyo cyarashobotse ukaba utarabaye umuntu wahindurwa n'ibihe, Imana izagukomereza aho ngaho, iyo migisha nyine Imana ikomeze igifumbire mu rugo rwanyu. Murakoze cyane. Reka duse n'abagana ku musozo, nsaba couple yanyu kutubwira icyo mwumva mwabwira abantu bakomeje kubabera abantu bo kubana mu rugendo murimo, mubana nka couple ariko bakomeza kubaba bugufi, bakomeza kubabera abantu kuko mukeneye. Hari abantu umuntu ahura nabo mu rugendo akavuga tuzi ko bari bo burya nayo nanakeneye di. Abo bantu bakomeza kubabera abantu baryohewe no kuba couple yanyu itera imbere mu buryo bw'ibifatika, mu buryo bw'imibanire. Abo bantu ni iki mwumva mwababwira muri aka kanya tugana no ku musozi w'ikiganiro cyacu? Njyewe icyo nabwira muri rusange, bijya kuri inshuti idafite ikintu ikungura kikuzamura mu buryo bwose, nta kintu bimaze. Mu yandi magambo wenda mu buryo bunoze neza, ikuzamura mu bitekerezo, inshuti ikuba hafi wagize ibyago, ifite ikintu mbese ikungura, ni byiza. Biri mu bintu byagiye bidufasha kugira inshuti nziza, inshuti nziza zituganiriza, inshuti nziza zidukomeza, inshuti nziza ushobora gukenera mu gihe icyo ari cyo cyose zikaboneka no mu gihe utari uzikeneye, wakabyiyumvamo. Kuba tugiye gusura bariya bantu, nkwiye kubageraho nkabamenya. Ikindi ni uko
ibigeragezo twebwe twagiye duhura nabyo akenshi byari ibintu byavaga mu bantu bisanganwe, ariko cyane cyane twe ntabwo twabashyiragaho urubanza, ahubwo twabonaga ko ari nka Satani ushaka gukoresha umuntu. Ugasanga umuntu ntakuzi, iwawe ntarahagera, ntabwo mwigeze muhurira, ariko ugahura nawe ukumva arimo kugusebya, ntaranagusuhuza n'umunsi umwe. Ibyo rero tubona ko ari umwuka mubi uturuka kuri Satani, kuko nta mwuka w'Imana, nta mwuka w'abantu bazima ushobora kujya hariya akajya kuvuga Florent Dutiye ataranamusuhuza, ngo agende hariya amusebye, amukiritike, avuga ibintu ibi n'ibi, ekwa atanazi naho utaha. Ibyo rero njyewe iyo mbibonye nkabibona mu bantu bamwe n'abandi, mbona ko nyine ni umwuka mubi w'abadayimoni uturuka kuri Satani. Ubwo rero ikintu nabwira abantu bagiye babana natwe ni ukubashimira ko dufite abantu bagiye bahagararana natwe mu bigeragezo twagiye duhura nabyo, bakatugira inama, haba muri bizinesi dukora, haba mu buzima bwa buri munsi, mu bo tubana mu itorero. Dufite abantu benshi bagiye batuba hafi mu buryo bwose, batugira inama, badufasha mu buryo butandukanye, tubyara bakaduhemba, bakadusura, mbese ni benshi batandukanye. Muri make y'ijambo rimwe nababwira ni inkoramutima zacu, ni indashyikirwa, ni abantu twubaha kandi dukunda. Muri make turabasabira umugisha ku Mana. Mu Gitego hari icyo wakongeraho? Nanjye icyo navuga ni ugushima, ndashimira inshuti zacu cyane ko abenshi n'iki gikorwa cyarabashimishije, bagiye bampamagara barabimbwira. Hari n'abadamu b'inshuti zanjye wenda kuko haracyari iminsi na surprise nibaho ndizera ko azaba atakibyibuka, ntazamenye igihe izabera. Barambwiye ngo dushingiye ku bintu yakoze tugiye kugutera inkunga ati uko dushoboye, atariko nawe uzamukorera indi surprise. Ubu babirimo rwose bariyemeje, bagenda bampamagara bambwira ati tuzagushyigikira, bambwira ati tuzagushyigikira, tuzagutera inkunga, tuzagufasha uko dushoboye kose, ariko nawe iki kintu yakoze uzagikore kuko yakoze ku maso abagabo bacu. Ati no gushimirwa, yarabakosoye. Izo nshuti rero nanjye ndazishimiye. Ndabashimiye rero, reka dusoze ikiganiro cyacu. Turabashimiye urugwiro mudahwema kutugaragariza tuganira urugo. Imana ikomeze ibatize iminsi yo kubaho, ikomeze ziriya nkumi bari abana nabo bakomeze gusarura ku byiza byo kubana nka couple inezerewe, nk'uko Imana ibifuriza, n'abandi babakunda bose babifuriza. Mwakoze cyane.